nukuvuga ngo aho kwa sogokuru naho habaga hari imishubi, ya mishubi igira amahwa yihinnye ku buryo iyo rikwinjiye kugira ngo rivemo rishwanyura n'inyama. Nkamucunga mu gihe agiye kunkubita, nkahita ncunga ahantu hari nk'umwenge nanyuramo mu ruzitiro, ariko naho ugasanga harimo imishubi, nkanyuramo nk'ijugunya, nkanyuramo nkagwa hirya y'urugo, iyo mishubi ikanshwaratura ku mubiri. Nukuvuga ngo ibyo bikomere nabyo nabimaranaga iminsi. Ndabyibuka nagiye ku ishuri nagezemo bwa mbere, ntazi ngo ni mu wa mbere, ntazi ngo ni mu wa gatanu, ntazi umwaka uwo ari wose, nari nzi gusoma ngo nzi ibyari byo. Njye naragiye ninjira mu ishuri, tica ntiyararimo, nawe yinjiye abona hari umwana mushya atazi kandi mukuru. Mu kintu nibuka yarambaje ati uvuye he, kuko n'uburyo nari nambaye ntabwo wabonaga ko ndi umunyeshuri. Ndamwira ntinje kwiga, nawe aratangara. Niza iminsi 2 tuba tugeze muri weekend niho nagiye gukora ikiraka ndabyibuka icyo gihe nakoreye 100. Ni umuntu nikorereye umutwaro ampa 100 icyo gihe naguze mu ikayi n'ikaramu. Bakunzi b'iyobokamana TV turabasuhuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali, mwese tubahaye ikaze kwiyobokamana TV. Ngira ngo murabibona ko imbere yacu twicaranye n'umutumirwa, tugiye gutangira tumusuhuza atwibwire n'abadukurikiye mwese kugira ngo tuganire ku by'ijambo ry'Imana muziranye. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Musabyimana John Love. Musabyimana John Love. Musabyimana John Love ni muntu ki, aturutse he, asengera he, imyizerere ye, yatwibwira birambuye kugira ngo tumenye neza. Murakoze. Ntuye aho bita Igikondo, nkaba nsengera muri ADPR ku mudugudu wa Sejemu, paruwase ni Rwampara, aho niho mbarizwa. Aho niho mubarizwa. Yego. Biragaragara murubatse cyangwa biragaragara ko mwubatse, ni byiza cyane. Okay, John Love, mwatubwiye ko mufite ubuhamya mushaka gusangiza abanyarwanda. Reka tubahe ikaze, mutangire muvuga ubuhamya bwanyu mu busangiza abanyarwanda. Nizeye ko abadukurikiye bose bari buze kunyurwa. Murakoze. Navukiye mu karere ka Musanze, ubu niko hitwa, ni mu murenge wa Gataraga. Aho ngaho abantu bagana Rubavu barahanyura. Nkurira mu buzima bugoye, nkura mu gukura kwanjye maze kumenya ko hari ikigero umwana ageramo ubwonko bugatangira gukora, akamenya nyine ko ari umuntu, agakurikiranya ibintu, akareba ibintu biri kumubaho akabibika. No kuvuga ngo icyo gihe nari mfite nk'imyaka 3 n'igice gutyo, hafi 4. Nkura nisanga kwa sogokuru ubyara papa, ubyara mama, ahubwo sogokuru ubyara papa we ndetse na nyogokuru ntabwo bankundaga. Narahageraga nabo bakantoteza, nkabona ntabwo nahaba. Najya kwa sogokuru ubyara mama, nawe ntankunde, ariko nyogokuru nk'umubyeyi we akanyakira. Mbona aho ngaho niho ngomba kuba, ariko nabwo byabaga bingoye. Mpaba mu buzima bugoye, mu buzima busharira. Niyo myaka nari mfite, abantu badukurikiye barumva umwana w'imyaka 3 n'igice itaragera ku myaka 4, niyo yaba ari n'imyaka 4, uwo mwana abakiri muto cyane. Nkura ntakundwa, nta rukundo nzi, sinigeze nkundwa, nta muntu wigeze anyereka urukundo. Nakuriye mu buzima busharira, ubuzima bunshaririye. Noneho sogokuru akanga ko mpaba, sogokuru ubyara mama nawe akanga komba mu rugo. Tukirirwa turi mu ntambara ku muntu ukuze w'umupapa n'umwana w'imyaka 3 n'igice hafi 4, amwirukankana. Ndibuka
sogokuru arigiye yanyirukankanaga afite ikibando kinini, nk'ikibahurisha nk'ibishyimbo abantu bahinga mu cyaro barabizi, cyangwa se nk'umuntu ugiye kwica inzoka. Urumva ko mu by'ukuri nakuriye mu buzima bugoye, mu buzima busharira. Abantu badukurikiranye barabyumva cyane. Ubwo buzima mbubamo bingoye. Sogokuru tukirirwa duhigana nk'uko injangwe n'imbeba biba bimeze, nuko nguko n'abagabo. Ahantu sogokuru bari batuye n'ubu niho nyogokuru agituye, kuko sogokuru ntakiriho, ari nacyo kintu gisigaye kimbabaza. Ndetse na nyogokuru ubyara papa nawe ntakiriho, nawe mu bintu bimbabaza, ibyo bintu birambabaza, kuko ubu Imana yabanye nanjye, Imana irankuza, ubu narashatse, ndubatse, ubu ndi umupapa. Ubu nagakwiriye kubereka ko ibyo bankoreraga ngewe ntakwiriye kubibakorera. Mu kintu kimbabaza nicyo ngicyo kirambabaza. Iyo baza kuba bakiriho, umuntu ukiriho ni nyogokuru byara mama na sogokuru byara papa, abo bantu nibo bakiriho. Ariko ubwo nta kunini ko byagenze. Ikintu cyose kiba, ikintu cyabaye ntabwo wakigarura. Hari umuntu umwe wavuze ngo niyo warira amarira angana n'ikivu ntabwo yagarura ibintu byatambutse. Ari nayo mpamvu dukwiriye kujya ducungana n'igihe cyacu dufite, kuko ejo hazaza ntabwo ntekereza ko atari ahacu, kuko umuntu aba ari igihe agezemo. Mu by'ukuri muri ubwo buzima nakuriyemo bwari ubuzima bunshaririye, n'ubu ngubu iyo mbwibutse numva mbabaye, bwambereye igikomere. Ari nayo mpamvu nifuje kubusangiza abantu, kugira ngo n'abantu bakuriye muri situwasiyo y'ubuzima nk'ubwo nabo bamenye ko hakiriho ibyiringiro. Mu bintu bibiri nshaka kubwira abantu badukurikiye, kugira banumve ko ari Imana yabanye nanjye ikandinda ikankura aho hantu. Icya mbere, sogokuru nuko yanyirukankanaga afite ikibando, tukirirwa twiruka, kandi hari aho yamfataga, kuko umwana ufite imyaka 4 ntiwamusiga, ntago ashobora gusiga umupapa cyangwa se umuntu mukuru. Ahubwo ibintu byose bitubaho kugira ngo mu gihe twibuke ibyatubayeho tujye tubisangiza abandi, kandi bidutere gukomera, kugira ngo n'abari bafite umutima wihebye, nabo bakuze bigoye, nabo bumve ko hakiriho ibyiringiro byo kubaho. Ubwo buzima mbubamo, sogokuru yankubitaga ikibando, nkarwana no gukinga nikoreye amaboko. N'ubu bishize vuba, hano mu kiganza harimo amaraso y'umukara yari yaripfunditse. Narabirebaga, ariko ubu ngubu kuko nahuye n'Imana, Yesu akamfata, nkakizwa, nkamenya Imana, nkasenga, ubu biri kugenda bishira. Ikindi kintu cya kabiri nibuka cyankomereye kikambera igikomere, nuko iyo nabaga naraye mu rugo, kwa kundi abana babyuka mu gitondo, sogokuru yabonaga ko naharaye, akongera akampiga turi mu rugo, yacunga ngo ajye kunkubita. Mbese nari meze nka cya gihe Dawidi yari ari kwa Sawuli. Uribuka ko Sawuli hari igihe yamucungaga, akamureba, agafata icumu, agahita amutera. Noneho kuko Imana yari ifite umugambi mwiza kuri Dawidi, azi n'icyo azaba cyo kazaba umwami, akayobora abantu, nukuvuga ngo Imana niyo yamuberaga amaso. Ntago wavuga ko Dawidi ari we wahikuraga, ahubwo umwuka wera w'Imana wabaga kuri Dawidi, niwe wamwibutsaga, kuko Imana niyo itureberera ibidutunguye, akazibukira icumu. Sawuli agasanga afashe ubusa. Nanjye ntekereza ko ubwo sogokuru yabaga anshunze kugira ngo ahita nkubita, nanjye nkaba nacunze ahantu mu ruzitiro. Abantu bazi inyubako za kera bitaga nyakatsi zicitse vuba, tunabishimira igihugu cyacu ndetse na leta y'ubumwe kuba nyakatsi zimaze gucika. Ubwo nyakatsi yabaga ari inzu ya muviringo, abantu bazibuka, nk'abantu bakomakomeye wasangaga barazitiye uruzitiro narwo rw'ibiti, bagashyiraho n'ibintu n'ibyatsi nk'imishubi. Nukuvuga ngo aho kwa sogokuru naho habaga hari imishubi, ya mishubi igira amahwa yihinnye ku buryo iyo rikwinjiye kugira ngo rivemo rishwanyura n'inyama.
nkamucunga mu gihe agiye kunkubita, nkahita ncunga ahantu hari nk'umwenge nanyuramo mu ruzitiro, ariko naho ugasanga harimo imishubi, nkanyuramo nk'ijugunya, nkanyuramo nkagwa hirya y'urugo, iyo mishubi ikanshwaratura ku mubiri. Ni ukuvuga ngo ibyo bikomere nabyo nabimaranaga iminsi. Ibyo bintu bibiri iyo mbyibutse birambabaza cyane, nkumva ko ari Imana yahabaye, niyo yandinze, ku buryo numva ko ari Imana yandindiye ubuzima, nanjye ariyo mpamvu nshaka kuyimenya birushijeho, nkajya nyibwira n'abandi. Mu by'ukuri ubwo buzima nabubayemo igihe kinini, ariko kitari kinini cyane, kuko intambara yabaye mu 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe intambara yabaye nari maze icyumweru mbana na mama. Ni ukuvuga ngo ubwo buzima nabubagamo nzi ko ari aho ngaho mu rugo. Ikindi kintu nibuka ni uko hari igihe nirirwaga iyo mu gihuru, nkirirwa iyo bwagoroba nkasubira kwa nyogokuru, kuko niho nabaga nzi ko ariho mu rugo. Nahagera nkasanga bamaze kugarira, nkagira ikibazo kugira ngo bamenye ko mpari. Narakororaga, namara gukorora nyogokuru nk'umubyeyi akumva ko kari njyewe, kuko nta mubyeyi uyoberwa umwana we. Akaba yari afite imfura ye, nayo yari yarubatse aho ngaho iruhande, akamuhamagara, noneho uwo mupapa akahita asohoka agaca hirya, akasanga mpagaze hanze y'urugo, akanterura. Ubwo nyogokuru nawe yashakaga umwanya nko mu myugariro, kubona asangaga bari bamaze kugarira, ubwo bakancisha mu myugariro. Bwabaga ari nijoro, nyogokuru agacunga ko sogokuru yaba yaryamye, ubwo akanyinjiza mu nzu n'inzara, akangaburira. Nawe ndamushimira, aracyariho, kandi ndumva icyo nshoboye nzagikora. Ubwo nkurira muri ubwo buzima, sogokuru arushaho kunyanga. Ariho icyo gihe mama, uwo nyogokuru yatumyeho kuri mama kugira ngo azamfate. Aramfata, nongera nisanga kwa mama. Intambara rero yabaye maze nk'icyumweru. Ubwo mpungana na mama, turahunga. Urumva nari mfite nk'imyaka noneho 4 ibishyira ku myaka 5. Turahunga, turagenda kumwe, abantu bahungaga. Tugeze mu nzira, aho hantu twari tugezeho ntago nibuka izina ryaho, ariko turaburana kuko habaga hari ikivunge cy'abantu benshi. Nge nari umwana mutoya, abantu basangaga bikoreye imitwaro. Ubwo nge nari umwana muto, nta kintu nari mfite, icyo nakoraga kwari ukwigenza. Mburana na mama, ubuzima burongera bumbera umusaraba. Ngenda nkurikiye ikivunge cy'abantu. Ubwo ndagenda ndakomeza, bukira. Urumva iyo situation yari ikomeye, Imana irandinda, sinapfa. Wanyuraga ku bantu bapfuye bari aho ngaho, kubera ko ibintu byabaga bikomeye, murabyibuka, abantu bahunze barabyibuka. Tunakomeza kwinginga Imana kugira ngo ibyabaye bye kuzongera kuba. Muri icyo gihe cyo kuburana n'ababyeyi, hari abantu babagira neza b'abakongomani basengaga. Buriya ahantu hose Imana ihafite abantu, n'abantu badukurikiranye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari ku mpera y'isi, abari mu mahanga. Mwumve ko ahantu hose ku isi Imana ihafite abantu, kuko isi niyo Uwiteka. Ubwo hari abapapa b'abakongomani basengaga cyane. Icyo gihe bari barakoze ikintu cyo kugira neza, bakajya bafata ibyo kurya, bakabiteka, bakabigemurira abantu. Bakava iyo babaga batuye, kandi habaga ari kure, bakaza bari gusanganira impunzi ziri guhunga, abo babonye bafite ibibazo bikomeye kurusha abandi, bakabafasha, bakabaha ibyo kurya, bakarya. Ni ukuvuga ngo abo babyeyi bahuraga n'abana baburanye n'ababyeyi bakiri bato, bese bakiri impinja, bakabafata, bakabagirira neza, bakabajyana iwabo. Abo bantu
ubu ngubu niba bakiriho nabo Imana ikomeze bane nabo ibahimigisha. Ubu ngubu iterambere ryaraje, buriya banagiye kuri za YouTube bashobora kuzambona, kuko ubu ntago nzi amakuru yabo. Abo bapapa rero baramfata, badufata turi abana benshi, baratujyana. Ubwo iyo babaga bageze aho baba bagabanaga abo bana, bakagenda babashyira mu mago gutyo. Ubwo nanjye ngenda muri ubwo buryo, ntoragurwa n'abakongomani. Abakongomani barandera twamaranye igihe kinini. Imyaka ntago nyibuka neza, ariko twamaranye igihe kinini, twamaranye nk'igihe kirenga nk'imyaka 5, kuva ku myaka 5 gusubiza hejuru. Ubwo buzima numva noneho aho niho nabashije kugera, mbona abantu banyitaho. Urumva ko kwisi hose Imana ifite ababyeyi. Hari nayo mpamvu usanga hari abana bajugunywa bakivuka, bakiri abana batoya, abana bakabata bakiri impinja, Imana ikabarinda ntibapfe, hakaboneka abagira neza babatora. Birumvikana ko kwisi hose Imana ifite ababyeyi. Abo bagabo nukuvuga ngo, cyangwa se abo babyeyi babana nanjye, bangira umwana, barandera, ntangira kubona ko noneho mbanye n'abantu. Yari umupapa ndetse n'umumama, nibo babashije kubana nanjye, barandera. Muri icyo gihe haciyemo igihe kinini cy'imyaka nakiri kwibuka, ariko iri hejuru y'imyaka nk'5, habaho kongera gushakashaka abana bagiye baburana n'ababyeyi. Icyo gihe hakaboneka za Croix Rouge zigenda muri Kongo, zigendagenda mu byaro bya kure, bari gushaka abana bagiye baburana n'ababyeyi. Habaho numva abo babyeyi banderaga baravuze ngo ngo twenda gutandukana. Birongera numva bigiye kumbana umusaraba, numva ndababaye mu gihe nari nzi ko mbonye ababyeyi. Ubwo haboneka abagabo ubwo bakoreraga Croix Rouge, ariko nabo babaga ari abakongomani, bari gushakashaka abana bagiye baburana n'ababyeyi, nyine bariyo hirya, bakongera bakajya babakusanya, bakagenda bakabazana mu kigo cy'imfubyi. Ubwo abo bantu nanjye baza kungeraho iyo twabaga iyo ngiyo mu giturage cy'iyo ngiyo muri Kongo. Nanjye barongera baramfata, barongera barangarura. Rwabaga ari urugendo rurerure mu modoka. Numva ko ubuzima noneho narinzi ko mbonye busa naho burongeye burandangiranye. Ubwo icyo gihe nabwo ubuzima bwanjye numva busubiye ahandi hantu hakomeye. Abo bagabo baranzana, tugera ahantu muri Kongo, hano hafi no mu nce za Goma. Nabo turongera mpamara nk'iminsi nk'ibiri, banjyana mu kigo cy'imfubyi cyabaga hano muri Kongo, cya Croix Rouge. Aho naho ndahaba. Nahabaye nk'igihe kitari kinini ariko kitari gito, kuko bagendaga batwimura bitewe nuko babashyiraga mu kigo cy'imfubyi, bakongera bagashakashaka, bagakorana n'igihugu cy'u Rwanda, bari no gushakashaka bafatura amafoto yanyu, barimo bajya kuyarangisha. Mu kintu nibuka cyo, nibukaga amazina ya mama, nkibuka n'ahantu twari dutuye. Ubwo nibyo ngibyo navugaga, n'amazina yanjye. Urumva bagufaturaga ifoto bagashyiraho n'amazina yawe, naho wavukiye, n'ababyeyi bawe iyo ubibuka warabavugaga. Ubwo nza kongera kuva aho ngaho batwimuriye ahantu Igisenyi mu kigo cyitwaga Kopi. Nibuka ko cyitwaga Kopi, ni ikigo kiri hano Igisenyi, cyabaga hano hafi n'ikivo. Abantu bazi umuhanda ujya Brasserie, kuko ubu ngubu i Rubavu njya mpagenda, ubwo niho nahise mpamenya neza. Umuhanda ujya Brasserie ukomeje, icyo kigo niho cyabaga. Aho hantu ndahaba, naho mpaba igihe kinini. Aho naho mafite ubuhamya muri icyo kigo. Imana yarahandindiye, kuko naho nari ngiye kuhaburira ubuzima, nishwe n'amashanyarazi. Naho nibuka ibintu byahabereye, ubuzima bwanjye naho n'Imana yabugaruye. Naho nari impfuye, ariko nishwe n'amashanyarazi yo muri dushe ngiye koga. Kumwe ujya gufungura amazi yo hejuru, noneho enterebuteri nta yari iri, ahubwo n'udusinga bakozanyaga itara rikaka. Kuvuga ngo nafunguye amazi arahatarukira,
umuriro uramfata kuko n'amazi yarafunguye. Murumva ko aho naho n'Imana yahankuye. Ku bantu badukurikiranye nifuje gusangiza ubu buhamya no kugira ngo bumve ko hari igihe umuntu avukira mu nzira y'umusaraba, bagiye bakurira muri situwasiyo zikomeye, hari abagiye bakura badafite ababyeyi, hari n'abankurikiye badafite ababyeyi nta n'umwe bafite, ariko mumenye ko dufite umubyeyi witwa Imana. Abo nabo bihangane bumve yuko Imana ariyo mubyeyi. Muri aho hantu naho Imana yarahandindiye, naho nza kuza kongera gusubirana ubuzima. Mu kindi kintu nibuka nuko aho hantu nahavuye tujya mu kigo bitaga konserine cyabaga hani Musanze. Hani Musanze, abantu bazi Musanze kuri hano kuri stade Ubworoherane, hari umuhanda uhanyura umanuka ugera hano mu mujyi neza, hano hafi n'isoko bita ryo muri kariyeri rya hani Musanze. Ni ukuvuga ngo uwo muhanda uzamuka ukagera ku muhanda ukomeza mu Kinigi, icyo kigo niho cyabaga, ko ndabyibuka niho cyabaga, bakitaga konserine. Aho rero naho nahabaye igihe, nibwo nongeye kuza kubonana na mama. Icyo gihe barashakishaga bikomeye. Urumva ko iyo niyo nzira nanone nagiye nyuramo kuva muri Kongo kongera kugaruka kongera kubonana na mama, bese ni birebire. Muri icyo gihe maze kubonana na mama, urumva nari maze kuba umuntu mukuru. Imyaka ntago nibuka imyaka nari mfite, ariko nari maze gukura nzi ubwenge. Ariko nabwo urumva situwasiyo nabagamo mbere, kuko urumva aho mama yarari ntago ngo yari papa, nabwo n'ubundi nakomeje kubaho mu buzima busharira. Numva nicujije n'ikintu cyatumye mva kuri bababyeyi bari barantoye, ariko nyine nta kindi kintu nakora. Kuko mu kindi kintu nibuka, urumva muri icyo gihe cy'iyo myaka yose nari ntaratangira ishuri. Nibuka ko hari abana batoya bo muri karitsiye bajyaga ku ishuri, jewe ntiga ahubwo nkora imirimo, njya guhinga. Nabwo numva n'ubuzima bwabaga bunshaririye, numva mbabaye. Nibuka ko nagiye gutangira ishuri nijyanye, nta kayi, nta karamu, nta rubaho. Abana icyo gihe bajyaga kwiga bafite urubaho n'itushe. Icyo gihe nta kintu na kimwe nari mfite, mbese nta gikurikirana nari mfite mu yandi magambo. Ikindi kintu tuzi nuko abana iyo bajya gutangira ishuri baritangira mu gitondo. Nge nagiye gutangira ishuri après-midi, nyuma ya saa sita. Njya gutangira ishuri mu gihe abana bajya muri recreation ya nimugoroba saa 9. Mbere igihe abana bigaga saa 8:45 niho bashyiragaho iminota 15 yo kuruhuka, bakongera bakinjira saa 9, bakaza gutaha saa 10:15. Muri oreri y'icyo gihe abantu babyibuka nuko byabaga bimeze. Ngiye nagiye ku ishuri nijyanye, abana bazaga bari kuririmba za good morning teacher. Noneho ngiye nkareba imyaka mfite, nkibaza ibintu bari kuvuga ari ibiki, nkibaza ikintu cyazatuma njya kwiga, nkumva n'ubuzima bugoye. Fata icyemezo cyo guhagarika ibintu byose nari ndimo, nabandi n'ubundi narababaye. Noneho kuzakomeza gukura ntazi gusoma, ntazi kwandika, nkumva noneho niho ubuzima buzapfa cyane. Icyo gihe mfata icyemezo cyo kujya ku ishuri. Mfata icyemezo saa 8:30, njya gutangira ishuri ko twari duturanye n'ikigo cy'ishuri ahantu ku kigo cyitwa École Primaire Gataraga. Abantu bakize bakinyuraho bagiye Rubavu. Saa 8:30 nibwo nagiye gutangira ishuri, kandi ntibibaho. Mpageze nabwo nahuye n'akantu mbona ko ari Imana yabaga iri kuntegurira. Ngenda nta kayi, nta rubaho, nta tushe nkuko nari maze kubibabwira. Abana bambonye barikanga. Ndabyibuka nagiye ku ishuri nagezemo bwa mbere, ntazi ngo ni mu wa mbere, ntazi ngo ni mu wa gatanu, ntazi umwaka wari wose, nari nzi gusoma ngo nzi byari byo. Nge naragiye ninjira mu ishuri. Ngezemo cyo kora kubw'amahirwe nsanga babana bo muri karitsiye
nimwo biga, harimo abo nabonye tuziranye bigamo, turamenyana, nindajyana ninjira mu ishuri, tica ntiyararimo, nawe yinjiye abona hari umwana mushya atazi kandi mukuru. Mu kintu nibuka yarambaje ati uvuye he, kuko n'uburyo nari nambaye ntabwo wabonaga ko ndi umunyeshuri. Ndamwira ntinje kwiga, nawe aratangara. Muri uko gutangara yarandebye aranyitegereza. Ndamwira nti mwarimu ntinje kwiga. Ambaza utubazo musubiza mu ncamake, yumva situwasiyo uko imeze arandeka, kuko urumva hari hasigaye nk'isaha imwe ngo batahe. Ndicara mu ishuri ndeba ibyo abandi bari gukora, mbona simbizi. Isaha ziragera ndataha, arambwira ngo ejo mu gitondo nzagaruke, kuko urumva hari ikigoroba, abana bari bize ikigoroba ejo bagomba gutangira mu gitondo. Mu gitondo njya ku ishuri, ndongera nsubirayo, nta kayi n'ubundi, nta rubaho, nta kintu na kimwe. Ndicara, mwarimu arandeba abona nta kintu yankora, nibwo yanganirije neza, aransohokana afata nk'iminota nka 20 yo kunganiriza, yumva uko gahunda zimeze. Arambwira ati rero ndaza kukusabira mwarimu wigisha ikindi cyiciro cy'abandi banyeshuri, wowe ujye wiga igitondo n'ikigoroba, kandi uri umwana wo mu wa mbere. Icyo gihe ntabwo byari byemewe, kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu bigaga abize mu gitondo, sibo bagarukaga saa 6 nimugoroba. Ariko nge arambwira ngo ndagusabira ujye wiga mu gitondo na nimugoroba, kugira ngo amasomo wacikanywe uzagira ibintu umenya. Mu kindi kintu rero nihuta kugira ngo nsoze, ndabyibuka nagiye kwiga n'icyumweru kigiye gushira, kigiye kurangira, niza iminsi 2 tuba tugeze muri weekend niho nagiye gukora ikiraka. Ndabyibuka icyo gihe nakoreye 100. Ni umuntu nikorereye umutwaro ampa 100. Icyo gihe naguze mu ikayi n'ikaramu ntanga 50. Icyo nacyo ndakibuka. Noneho ku wa mbere nsubira ku ishuri mfite ikayi, mfite n'ikaramu. Mwarimu mbonye abona mfite umuhati wo kwiga, mubwirana uburyo nabonyemo ibyo bikoresho. Ikindi kintu nari nibagiwe, nagiye gutangira ishuri habura ibyumweru 2 ngo batangire ibizame. Ako kantu nako nari nkibagiwe, kuko kari mu bintu bimfasha. Habura ibyumweru 2 ngo batangire ibizame. Ako nakantu nibuka mu buhamya bwanjye n'uburyo nize nkumva karamfashije. Mwarimu abona mfite umuhati wo kwiga. Niyo mpamvu nakomeje kugenda mbwira abantu ngo ahantu hose Imana hafite ababyeyi. Uwo mwarimu nawe Imana imuhimigisha niba akiriho, kuko haciyemo imyaka, nawe yarankurikiranye biranshimisha. Yafataga igihe cyo kunyitaho. Icyo gihe twigaga inyajwi, numva ari 5, n'ingombajwi numva twarigaga 19. Icyo gihe bari bamaze kwiga 6 mu gihembwe cya mbere, premier trimestre. Icyo gihe arankurikirana muri ibyo byumweru 2, abona uko ari kunyigisha ndi gufata kuruta abamaze. Icyo gihe igihembwe cyagiraga hafi amezi 3, abona ndi gufata kuruta abana bamaze ayo mezi biga. Mu kindi kintu numva nibuka, ubwo habayeho icyumweru cyo gusubira mu masomo, aho batangiriye. Aho niho natangiye gufatira izindi note. Mwarimu anyitaho, akagira n'iminota cyagiye twabaga dutashye, agafata nk'iminota nka 15 yo kongera kunsubiriramo. Urumva ko yambereye umubyeyi. No kuvanga inzira zose tunyuramo, Imana ibifite uburyo yagiye bipanga, ikashyira abantu bazakuruhura imitwaro ufite, kugira ngo mu gihe runaka uzaba ufite ibyo kubwira abantu. Uwo mwarimu ndamushimira cyane. Niyo mwibutse, nimbona nabuze ukuntu nazashaka nimero niba kiri, ariko Imana izabikora. Yambereye umubyeyi muri ibyo byumweru 2. Tuba dukoze ibizame. Ndibuka icyo gihe nabaye wa 3 ngira birete ndacyazifite yo, ariko ziri mu cyaro kwivuko, niba aho nazisize zigihari ndacyazifite kuva birote ya za primaire zose. Icyo gihe nahise mbo wa 3 ngira amanota ari hejuru ya 70. Ikindi kibazo nagize nuko habayeho ikintu cyo guhinduranya abarimu. Mwarimu icyo gihe uwo mwarimu yitwaga Inosa, niryo zina nibuka.
baba baduhaye umwarimu w'umumama ubyaye rimwe, aba ari we baduha. Icyo nacyo numva mbese mu nzira nanyuzemo nagiraga ibintu binsikamira, ariko muri ibyo byose Imana ikongera ikagira ukuntu ibigenza nk'umubyeyi. Uwo mwarimu baduhaye w'umumama, izina nibuka nuko yitwaga Delphine. Ubwo nabo niba bakiriho bashobora no gusharinga kujya kuri za YouTube bakambona, nabo bazumva ko mbashimira, nabo bambereye ababyeyi. Uwo nawe cyokora wa mwarimu witwa Inosa, mu buryo bwo kunkurikirana kugira wumve ko ari Imana yari yaramumpaye nk'umubyeyi, asiga amenye ugiye kumusimbura, amubwira uko gahunda zimeze. Wa mwarimu nawe arankurikirana cyane, ku buryo nk'igihe cyo kuruhuka yarankurikiranaga. Mu kindi kintu numva nshimira Imana muri ubu buhamya, ibindi bihembwe 2 byari bisigaye kugira ngo umwaka urangire, nabaga uwa mbere. Ibihembwe byose uko ari 2 nabaye uwa mbere, n'umwaka mbu wa mbere. Icyo gihe, kuva icyo gihe ntangira kuba mu bana bahembwa. Abana 3 barahembwaga ibikoresho akarere kabaga kabageneye cyangwa se ikigo. Natangiye kuba umwana uhembwa kuva icyo gihe, mba ngiye mu wa 2, ntangira kugenda ngira amanota meza. Ntago nabaga hejuru y'umwanya wa 3, kurinda ngera mu wa 6 primaire. N'ubuzima nagiye nyuramo bugoye. Ndabyibuka ngeze mu wa 3 habayeho ko mpinduranya ikigo kubera ya situation y'ubuzima nakubwiye. Mpinduranya ikigo njya ku kindi kigo, nakoreshaga nk'isaha hafi n'igice kugira mpagere, bitewe na situation y'ubuzima ko bwari bumeze. Nabwo Imana irakomeza ibana nanjye. Mwarimu wanyakiriye mu wa 4 niho natangire kuri icyo kigo, nawe arankurikirana ngira amanota meza. Icyo gihe mu mwaka wa 4, muri icyo gihe cyacu, niho abana batangiraga kwiga ibintu byose mu Gifaransa, kuko icyo gihe cyabaga ari Gifaransa, no kwandika, bese ibintu byose bitangiye kuva mu Kinyarwanda, bitangiye kwinjira mu ndimi. Icyo gihe ni naho baboneraga abana b'abahanga. Imana ibana nanjye ndiga, ntangira kugira amanota meza. N'ubundi umwanya wa 3 sinaho ujyaga kure. Mu wa 5 naho bikomeza uko. Ngeze mu wa 6 ubuzima burongera burangora. Mu wa 6 umwarimu wanyigishije, ndamwibuka, yitwaga Alisa. Nawe yarankurikiranye icyo gihe. Ngira n'amahirwe no mu wa 5 umwaka ugiye gushira, niwe wanyigishaga turimukana. Mu uwo mwaka bamushyira mu wa 6 tuba turimukanye. Icyo gihe nabwo arankurikirana, ariko ngeze aho ngaho ubuzima butangira kongera kugenda bunsharirira. Numva ibintu n'ibibazo, mbona kuza situation nakuriyemo, mbona n'insinda nta muntu uzandihirira, mbona n'ibibazo. Noneho niga nabi, no kugira ngo mpinduranye ikigo ubwo byabaga bikomeye. Ni ukuvuga ngo ishuri nari ndiretse burundu. Ntangira kugenda ndeba ibintu naziga bijyanye n'imyuga, kugira ngo nimba amashuri ntayakomeje zatangire kuba nari mfite ibintu byo gukora. Ubwo ntekereza ko icyo gihe abana bajyaga gukora icya leta, bakifotoza, icyo gihe ndakibuka, bakandikisha ibigo 3, noneho bakazagwitiriramo kimwe watsinze muri bigo 3 wabaga wasabye. Mu kindi kintu kimbabaza icyo gihe, ntabwo icyo gihe nahise nkomeza mu mwaka wa 6. Ubuzima bwahise bungora, ishuri ndarihagarika. Mbona ibintu birakaze, birancaririye. Hari ibintu byinshi nagiye ntaruka, kuko iminota nayo birimo itujyana. Hari ibintu byinshi nagiye ntaruka, ariko ubutaha tuzajya tubyibuka tubishyiremo. Numva icyo gice nanone cyo kwiga, naho ngaho gisa naho nabashe kukigereza. Noneho hakurikiraho ikindi kintu cyo kuvuga ngo ngiye kujya niga imyuga. Ntangira niga imyuga ijyanye no kogosha n'amasaro do kwafire. Icyo gihe nabaga ndi mu cyaro, nangira kubyigira iyo ngiyo, ndabimenya. Ndavana, ariko se ibi bintu bizashoboka gute? Ntangira ikintu cyo kuvuga ngo ndashaka kuzajya muri Kigali. Numva kujya muri Kigali rero, icyo nacyo ni ikindi gice. Sinzi niba twazagisogokura ubutaha. Reka dusome Yesaya igice cya 46 umurongo wa 3 no wa 4. Yesaya 46
umurongo wa 3 no wa 4 haranditse ngo ni munyumve mwanzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese abo nahetse mukiri munda kabaterura mukivuka. Umurongo wa 4 kabageza mu zabukuru ndiwe muzarinda imvi z'uburuyenzi nkibahetse. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Imana itugirire neza kandi idufashe kuko niyo mubyeyi mukuru. Iri jambo hari ibintu bigera nko muri 3 nshaka kubwira abantu badukurikiye. Imana iratubwiye ngo abo nahetse mukiri munda nkabaterura mukivuka, ngo nzabaheka imvi zizarinda z'uburuyenzi nkibahetse. Imana ishimwe. Urumva ko iri ni jambo rijyanye n'ubuhamya, ntabwo ndibuza gusoma ahantu henshi. Yesaya 49:15 kuko niho ndi. Harimo ijambo rivuga ngo ni Imana yari iri kubaza abantu ngo ese umubyeyi yakwibagirwa uwo yonsa ntababarire uwo yibyariye. Hakavuga ngo bo babasha kwibagirwa ngo ariko nge sinzakwibagirwa. Imana ishimwe. Iri ni ijambo rijyanye n'ubuhamya, n'iki giciro cya mbere cy'ubuhamya ndi gutanga, ndi gusangiza abadukurikiranye ndetse n'abatuye isi. No kuvuga ngo Imana yaduhetse tukiri munda. Umuntu yakwibaza ati ese Imana iheka umuntu akiri munda gute? Kabiri ngo nkabaterura mukivuka. No kuvuga ngo uyu murongo dusomya 15 w'igice cya 49 Yesaya ngo mbese umubyeyi yakwibagirwa uwo yonsa ntababarire uwo yibyariye. Noneho Imana ikavuga ngo bo babasha kwibagirwa ariko ngewe sinzakwibagirwa. No kuvuga ngo Imana nayo irabizi abantu bafite aho ubushobozi bwabo burangirira, akaba ariho ubushobozi bw'Imana butangirira. No kuvuga ngo abantu babasha kwibagirwa. Impamvu urugero mukunda kubona abana batoragura babataye ari bafite amezi nka3 cyangwa se bavutse batarageza ku mwaka. No kuvuga ngo ubushobozi bw'umubyeyi uba wabyaye umwana buba busa naho bwarangiriye aho ngaho, ariko ahantu yamutaye hakagira abagira neza. Ubundi Imana ifite inzira nyinshi zo gutabara abantu. Ndagira ngo nibutse abantu Imana iracyafite inzira zikiriviye rije itaranyuramo. Izo ngizi igiye kuzajya zinyuramo kugira ngo ijye gutabara abantu bari mu bibazo, abafite ibigeragezo, abantu babona ubuzima burangiye. Izo nzira ziracyahari. Umuntu umwe yaravuze ngo inzira z'Imana zirenga 1000. Noneho ngiyewe ninjiye mu mwuka nsanga nk'imyenge ya supaneti nta muntu wayibara, ahubwo inzira z'Imana zirenga imyenge ya supaneti. Ni ukuvuga ngo Imana iracyafite inzira nyinshi igomba kunyuramo kugira ngo idutabare. Niba uri mu bibazo, niba uri mu makuba, niba uri mu gahinda, Imana ifite inzira igiye gucamo kugira ngo izi gukura aho ngaho. Imana ishimwe. Ibintu bibiri abo nahetse bakiri munda. Ndagira ngo abantu badukurikiye bafashwe n'iri jambo. Turabizi neza ko iyo umubyeyi atwite umwana bari munda, abantu bose baba babona ko kana karatwite. Ariko Imana kuko izi icyo uzabacyo ukiri urusoro munda ya mama wawe, Imana ibikureba. Tubisoma muri Yesaya, ayo magambo tuyasoma muri Zaburi igice c'139 umurongo wa 16 ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, ngo iminsi yo kubaho kwanjye yategetswe ntarabaho n'umunsi n'umwe. Imana idufashe. No kuvuga ngo ukiri urusoro Imana ihita imenya uwo uriwe, imenya uzabawe, iyo uzakomera kandi utangira uvuka uca mu bintu bikomeye ukiri umwana muto. Iri jambo rivuga ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, wiyumvemo ko aho uri, niba uri mu gihugu cy'u Rwanda, niba uri hanze, niba uri Burayi, ahantu hose uri ku mugabane waba uriho wose wo ku isi, ni Imana yakurinze, ni Imana yagukurikiranye ukiri urusoro.
niba waranyuze mu bintu bikomeye ntugire ngo nundi muntu wahagukuye, nawe ubwawe ntago ari wowe wahikuye, ahubwo Imana itumenyera itangira ikamenya n'iherezo ryacu, imenya n'ibintu tuzacamo, ni nayo ibiturinda. Umenye ngo aho uri hose ni Imana muri kumwe, ni nayo itumye dusangira aya magambo ndetse n'ubu buhamya. Imana yo mu ijuru ikomeze kubana natwe. Ni ukuvuga ngo umubyeyi iyo atwite, Imana ubwayo ibiguhetse. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo nguhetse ku mugongo ngo ntacyo uzaba. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu nda y'umubyeyi, Imana nayo iraza igatega umugongo wayo ikaguheka, kandi uri mu nda y'umubyeyi. Niho iri jambo ryavuze ngo abo nahetse bakiri mu nda. Noneho iyo umubyeyi amaze kubyara, tuzi neza ko umwana abavuye mu nda y'umubyeyi, haba hagiye gukurikiraho kuguheka uri mu mugongo w'umubyeyi. Ariko kuko umubyeyi wa mbere ari Imana, ariyo imenya uwo uzaba we, niba uzayikorera, niba uzaba umuntu ukomeye, uzayihesha icyubahiro, uzatuma abantu basobanukirwa Imana bakayimenya, kuko Imana ishaka ko twese tuyimenya, cyane ko Imana yaremeye umuntu ibintu bibiri, kuyiramya ndetse no kuyihimbaza. Nibyo bintu bibiri Imana yaremeye umuntu. Icyo gihe iyo umubyeyi amaze kukubyara, haba hagiye gukurikiraho we kaguheka. Ariko Imana icyo gihe ntago iba ikiguhetse kuko uba wavutse, iguterura mu maboko. Kabiri hatubwiye ngo nkabaterura bakivuka. Haba hagiye gukurikiraho ikintu cya gatatu, ngo abo nahetse bakiri mu nda, nkabaterura bakivuka, ngo nzabaheka, imvi zizarinda ziburuyenzi ntibahetse. Imana ishimwe. Ntekereza ko ubu abantu twese hafi benshi ubu turi mu mugongo w'Imana. Imana ni nini cyane, Imana ni ngari, ntago twabona ikipimo tuyigereranya, nta n'ikintu twabona twagereranya n'Imana. Ariko Imana ifite umugongo mugari ku buryo n'abantu bose batuyise babishaka yabaheka. Abantu Imana ikunda, abo yishimira, irabaheka. Ni nayo mpamvu nubona ugeze mu kigeragezo gikomeye, hahandi abantu baba bagutaye, handi abantu bari kuvuga ngo reka turebe, hari Imana ibiguhetse. Wowe uba uri kubona uri wenyine, ariko buri mu mugongo w'Imana, ngo nzabaheka, imvi zizarinda ziburuyenze ntibahetse. Ijambo rindi nshaka gukurikizaho ngo abo ngabo mpetse nzajya mbaheka kandi mbakize. Ntekereza ko sinzi uburyo navuga Imana, birandenga. Hari ijambo riri muri Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 4 kugera ku 8, ngo nuko nkunyuzeho, ngo nsanga wigaragura mu ivata ryawe, ngo nta muntu wakugiriye impuhwe, ngo nta n'uwakurebanye imbabazi, ngo ntiwigeze ujaburwa, ngo ntiwigeze usigwa n'akamuri, ngo ntiwigeze wambikwa n'utwahi tw'impinja, ngo nuko ngewe nkunyuzeho, ngo nkugirira imbabazi, ngo nuko ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe nubeho. Imana ishimwe. Urumva ko Imana niyo yatunyuzeho twese, aho uri niyo yakunyuzeho, n'ubu ngubu Imana iracyagendagenda. Yesaya yaravuze ngo ijuru ni intebe yahera cyane h'Imana, ngisi nayo ni intebe y'ibirenge byayo. Noneho ijambo rikavuga ngo muzanyubakira nzuki. Ni ukuvuga ngo Imana irashaka ubuturo mu muntu, mu mutima w'umuntu. Imana ishimwe. Mu mutima w'umuntu niho hantu Imana ishaka ubuturo. Niho hantu honyine Imana iri gushaka. Nkabambwira abantu badukurikiye, duha Imana imitima yacu. Imitima yacu ibe ubuturo bw'Imana. Na Paulo yagiye abivuga mu nzandiko yanditse, aravuga ngo dutanga imibiri yacu kugira ngo ibe insengero zera z'umwuka, zishimwa n'Imana. Reka abantu badukurikiye bongere batekereze kuri iri jambo, bamenye ko umwanzuro wa nyuma ari Imana iwufite. Bongere bakunda Imana, bongere bayiha umwanya. Imana nayo idufitiye umugambi mwiza. Imana ishaka kutugeza ahantu hagutse, ahantu hagari. Imana imenya itangira ry'ubuzima bwacu, uburyo twababaye, ikamenya n'iherezo ry'ubuzima bwacu.
nukuvuga ngo aha tukiri bazima twe tumenya ibintu byatambutse twanyuzemo, ariko ibiri imbere ntago tubimenya. Imana niyo ibizi. Imana rero ikomeze ishimwe kandi habwa icyubahiro. Yego bakunzi rero biyobokamana mwari mudukurikiye, ngira ngo murabyumva ko tumaze kumva ijambo ry'Imana. John Love yatubwiye inzira yanyuzemo kugira ngo dusoze, ariko hari abantu bashobora kwifuza kuvugana nawe, bashobora kukugisha inama, bashobora kugira ikindi kintu cyose bakubaza, wabaha nimero yawe ya telefone maze tugasoza. Murakoze. Nimero yanjye ya telefone ni 0785 65 16 39. Nasubiramo 0785 65 16 39. Mwadusengera. Okay, murakoze. Mana Data, dukomeje kugushima. Ni wowe uduhaye uyu mwanya wo kuganira n'abadukurikiye n'abatuye isi. Nsabiye umugisha iyi cano Iyobokamana TV, uyihe umugisha, uyihe kwaguka, abayobozi bayo ubahe umugisha, ubahe gutera imbere, kandi ubahe support ivuye mu ijuru. Abadukurikiranye nabo ubahe umugisha, aho buri muntu ari muri situation arimo, yaba babaye, yaba yishimye, yongera amenye yuko ari we ufite umwanzuro w'ubuzima bwe. Ubane nabo, ubane natwe, kandi ubu buhamya ndetse n'iri jambo tumaze kuganira abazabyumva bizabakore ku mutima cyane. Turashaka kugira ngo abantu bakumenye ko ari wowe Mana, ni nawe uzatugeza ku gihe cy'ubuzima bwacu cya nyuma, kuko iminsi tuzabaho yategetswe tutarabaho n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu nsengeye buri muntu udukurikiranye kugira ngo yongere kuguha umwanya mu mutima, yongere guha Imana umwanya mu buzima bwe, mu byo buri muntu akora. Ubane na buri muntu, ibyiciro byose ubane nabyo, abasore, abakobwa, abamama, abapapa, kandi n'igihugu cyacu ntabwo nasoza ntakisengeye, ntakizamuye mu isengesho. Igihugu cyacu ugihe umugisha, ukirindisha imbaraga zawe zikomeye, ukirindishe amaboko yawe. Ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Iyo hari ibintu wemeye nta muntu wabihagarika. Turindira igihugu, uduha amahoro, uduha umutekano. Abayobozi bacu batuyoboye guhera kuri perezida wacu kugeza ku muturage wo hasi, ubane natwe, uduhe kwaguka, uduhe kukumenya. Iki cyorezo nacyo cya coronavirus cyugarije isi, ndasenze kugira ngo mpereye mu gihugu cyacu ubutabazi buvuye mu ijuru aribwo bumanuka, kandi umugambi wawe nta muntu wawuhagarika. Icyo ushaka kizagerwaho, ariko urinda abera abo wishimira, ubarinde. Kandi nurinda abera n'abatarakumenya nabo bazakumenya, kuko uri Imana igirira neza ababi n'abeza. Niyo mpamvu dusenze dusoza kugira ngo ubane natwe, twishimire. Abari mu gihugu cy'u Rwanda twabasengeye by'umwihariko, abari mu mahanga, aho buri muntu ari hose udukurikiranye, umurinde. Ijisho ryawe rirebera hose icyarimwe. Iyo witegereje ngo amahanga uyabona nk'igitonyanga kiri mu kibindi, niko wabivuze muri Yesaya igice cya 41:15. Ni ukuvuga ngo amaso yawe uyarebeshe buri muntu wese udukurikiye, ndetse n'abazatwumva. Ndagushimiye kandi uduhe gukomeza kwaguka, tukubanje imbere Uwiteka, mu izina rya Yesu. Tukubanje imbere mu buzima bwacu, ari wowe utuyobora mu nzira tunyuramo. Utugenda imbere, tugende tugukurikiye, ko twamenye ko ari wowe uduhetse. Nawe uzajya udukiza imitego yose Satana dutega, imitego abadayimoni badutega, abanzi bose imitego badutega, ni wowe uzajya uyidutambutsa. Ndagushimiye ko ubyumvise, kandi ngushimiye ko ugiye kugirira neza abadukurikiye. Mu izina rya Yesu tubisabye tubyizeye, amen.